turaza kubigeraho kazo Nuva mu kibambasi ibyo wavuga byose umunyamahanga wese uzaza muri Reyo kucyasaniza na Zubimendi umunyamahanga wese uzaza muri Reyo Aimable azabanza mu kibuga gatandatu Aimable wamukura narindwa azabanza mu kibuga nicyo rero igishyitsi umupira n'umutwara nabo Dawuda ari igishyitsi washyira hano kuri gatandatu aradandabirana iyo haje inkubara Dawuda atumupira ariko yamushyira niyo mpamvu rero APR yazanye Sekiganda igishyitsi wa muntu utanyeganye Sekiganda nzuvunekagurika ntago yarangiza sezo yose nyine yavunitse aho rero ubu nateguye Dawuda zishize usuka yarutwaga n'uyu wavuye muri Kiyovu kuri gatandatu tipiki Frodouard kuko umupira w'imigigirano Frodouard arushoboye afite n'imbaraga yageze Marine Dawuda cyatumye yibura kuri gatandatu nta mbaraga afite uriya mwanya usaba nabonye ubu ni muzima uriya mwanya usaba umukinnyi ufite imbaraga mu gusunika nibyo twavuga Karenzi yarataraza mbere kandi yagurisha umukinnyi wa miliyoni 5 z'amadolari z'amayero muri Stock City wito Kamara muremure cyane metero 93 wa mediateur Stock City bamwimye Villarreal bamwimye Villarreal yashakaza mazima cyane wamubonye abarabu bose nakurikiranye za Esperance ntizibura gatandatu umwirabura kugira ngo mve ko Dawuda nyine yibura gatandatu agomba kuba afite imbaraga nashaka bari mugufi ariko afite ingufu ibisaba gusunikana arasunikana ari utanga umutekano ku ba defenseur n'uwo rero uyu Pacifique ntiyabishobora Dawuda ntiyabishobora ni naho hantu mfite impungenge kuri Arsenal yanjye iyo rido aho bagomba kuba hari gatandatu ya Zubimendi abakora ngo kazi chafu Zubimendi umutekinisiye Zubimendi gatandatu ukora aho rimwe Norugadi bizarangira awufasha uriya mwanya Zubimendi aragenda ariko icyo ndi kukubona ko ni umusore n'isuka afite imbaraga reka tugire imana witwa Sekiganda azajye mu kibuga nubwo party yashaje nicyo kintu abantu bamukundira kandi arizo mbaraga ze nyine uburyo utayeye imbaraga ze niyo mediane ikora nubwo ngo APR taramunye kibambasi ntabwo bishoboka ngo Pacifique ngo numwana w'umutekinisiye hari urahura n'umukinnyi asatiriza ushaka kujya mu matsinda ya Champions League urutugu gusa gatoye ibi twibeshya hano akana kose basifura match ya Simba yanga urayibonye narayirebye ya bibiri kubusa yatanze imihondo 2 gusa yarabarekaga baragwaga kabareka yarabarekaga uriya mwarabu bagwa avuga ati byo sikoze akahita yikomereza kandi basubiza inyuma muri Abatanzania baratanga basubiza inyuma gasanga nta kosa uzarebe na championnat yacu hano firimbi ni nyinshi cyane ifirimbi ni nyinshi umupira wacu cyari hasi ariko umwarabu yaravuga ati oya warushijwe ibiryo haguruka tugende ukubiswe inkubara haguruka gesinsifura naho rero muri Champions League tuzira none se reka ngurugero kazumva ngo arataka ngo bankore ikosa reka ngurugero rworoshye media imwe muri mediane nziza twa dufite hano ku mugabane w'Uburayi yari mediane yitwa Paris Saint-Germain umbwire Vitinha sibyo umbwire Nunez umbwire na Fabian Ruiz umwespanyol mediane y'abatatu bose bafite technique gusa ibintu by'ibibaraga ntabwo nayo mpamvu bahwera Kaiseto oya ibyo byihorere bya Paris Saint-Germain wewe Paris Saint-Germain aratsindagiye Vitinha nicyo nanjye nkubwira ni kuri Dawuda yaguhagaragaye Dawuda wagaragaye mu myitozo no mu mikino yagiye wa Simba se yari Fabrice nimwitega ko ahubwo Sekiganda ashobora gutungura Fabrice Ngoma wereba Fabrice Ngoma hari reba metero bafite hari harimo hari agatandatu ariko ko mushobora gutungurwa Sekiganda nawe Simba yamurekuye irimo irashaka umukaseri ukiri muto Rwambara kuze harazwitwa Arasane Kante imyaka ni myinshi ariko cyo ikaravuze harazwitwa Arasane Kante imyaka 2 amaze muri Simba akazi kera gakoraga nanjye nkigikiye ko Dawuda yajya 8 arugeragezwa yajya 8 oya gatandatu muhonyeho kabiri reka Imana ishimwe Sekiganda arahari sibyo reka zakine akina rero uboneka ararwana umwanya na Lamte buri mwanya ufite 2 Dawuda rwana no gutsimbura burage Simbara uyu mwana ubanzamo Pacifique ni wa gatatu niko bigomba kuba bimeze ariko ni wa gatatu byo Sekiganda wa mbere wa kabiri Dawuda kuri gatandatu muzatungurwa Dawuda avanje gatandatu Sekiganda ari wa kabiri mwipimira kuri tayi 11 be hano abanga mu izamu Pierre Clement na Swane
muri axe Fitina na Claude ku mpande imbere yabo Sekiganda hagati batatu imbere ya Sekiganda babiri imbere ya Sekiganda Dauda Dao iruhande rwe urundi ruhande ruboneka hanyuma abataka babiri Watara na Togi akinisha batanu hagati rero abwo ni ya system ya gatatu gatanu kabiri ndakenera akinisha bane hagati bane n'abataka babiri gusa ubwo urumva winga bayazishe iyi kipe nta winga ifite igakoresha abataka babiri maze se nabyo byashoboka Watara na Togi Dao na ruboneka imbere ya baringaniye na Dauda inyuma yabo Sekiganda kugira ngo ugumane umupira uruhande rwa Claude subwo bikagenda bite harimo Claude uziko byajya kurangira ari 4-5-1 bikarangira uyu witwa Watara atari abataka babiri we na Togi ahubwo bikarangira ahubwo ari ku musegonda cyangwa se amufasha nyine ku ruhande niko bigenda ariko umwata kumwakinira inyuma yondi agasa nase urumva umwanya wa Dao urumva utawuwishe oya Dao arimo nyine arimo ariko icyo agomba gukora wa wundi usegonda umwataka nka playmaker Dao ni distributeur ni umuntu utanga imipira iyo rero babaye babiri ahubwo abafite option nyinshi imbere zo guha abantu imipira umwanya ushyira ahubwo uruboneka ni uba ugiye gukina foil abagiye ku ruhande akinira hagati na Dao akajya ku ruhande ariko agaruka hagati hanyuma bakagira abataka babiri ngiye ntago ari 11 nyemeye 11 ku ikipe nka APR 4-3-3 kane gatatu gatatu defense yo turi kumwe tugendeye kuba hari ni Pierre defense nzima ni Clement na Soane si Clement na Yunus kabiri ni Fitina no watangiye kongera kuzamuka atanga ama assist nubwo yabigeragezaga defense yagore yari ikomeye cyane gatatu ni kapiteni niyo mugabo Claude gatandatu Sekiganda sindamubona kina reka ngendere ko maze kubona kina gatandatu Watara we yamaze gushyiraho kashe nta kibazo abantu bamufiteho naho uko bitakunze ku munsi yatsinze 13 muri retour we byibuze uramutse ujije umukinnyi uramutse ujije umukinnyi kuri match na Watara ejo tuvuga uti ko nabona nta byadasha amfana wa Peru mufite ikibazo oya birashoboka kuko kuri ya Peru ishaka igikombe cya championnat ku muvuduko mwinshi simvuga ko adashoboye ariko nawe nyine natwiyemeza uvuga uti niwa for nganye yaje hano atsindi komeye atsindi yoroshye abantu bose barapivura ni gol none si umunsi ukiza Watarana na for ngarenzi mufite ubutumwa nitugera kwireyo ni wa rutayizamu n'umusabe imbaraga nyinshi no kwirukanka ikibuga uri gushidikanya muri box abahari ngararasa kuri muri box abahari finishing umva Togi William Togi ibyo kumubwira ngo irukanka ikibuga shaka baro yijyana uyihe karenze ayiguhe ibyo ntabwo bikunda ariko ni goal poacher mwiza barambwiye utangiye kuvuga hari ingingo mbona naranze kugaruka barambwiye ati imitsi y'umuntu witwa Togi si umuntu n'ugwagara muri boxe gusa nuko rikosa ukajya kumuga ngo nagarukemo bushake ntabwo yagukina 40 ntibishoboka ni umukinnyi wa boxe ariko ni goal poacher ariko usezera ibintu muri oya ariko nahisa kuko hari analyse bananze gutanga kugira ngo wenda tubanze tumurebe ariko barambwiye ati imitsi y'uriya mugabo ni ibibazo bikomeye unakoze ikosa ngo ugaruka ubufatika kwa kundi Wataragaruka kuwifatira nta 40 yagukinira birasaba kajya boxe nibyo nkubwiye Karenzo yanabigarutseho aravuga ngo abataka batatu ariko hari umutoza APR izabiri kuko umenye ko Togi agomba kuba ari hari afite umushakira imipira afazari ngo wing zigomba gukora ni goal poacher abari muri box ntabwo yirukanka ibirometero byinshi yego yakwiruka gute uyu muntu wari ukingije kamera Amadusi ariko azi guhagarara byanga bikunda ahubwo azatwara umwanya oya wikiza n'imbaraga ze n'umuntu n'utayizamu turavaya umuntu wamaye bikomeza bitya batsinze Togi atatsinze abibonye yakufura Togi ni umusimbura umwaka utaha ni umusimbura arenganiye nombe gatanu wa Gorilla Togi mpira wagarutse usanga Mamadusi ndani Mamadusi ejo rwose hari igitego yavushije cyiza dore nguwe aringaniye na nomero 5 wa Gorilla uwo ninde wa Persi wateye mu izamu bakawugarura na Watara wabanje gutera ni Watara usanga Mamadusi ahubwo iyo take niyo nshaka nyine
ya batatu uyu n'ibyanga undi aratsinda bizabiri Togwe ari mu kibuga Togwe wabanjemo Togwe mu kibuga gira wing zikomeye ntabwo bishoboka ntabwo Togwe yajya mu kibuga adakora mu ndabyemera gira wing zikomeye niba bamugendana bagira za cross gutya ahita ari umudavanse ugera n'umwataka kugira ngo Togwe akine nuko ufite impande zikora kurwari zose zikora cyane ufite Ombolenga ugifite ingufu uri kuzamuka atere centre umuwinga nawe yinjira box atari bya barafinda awinjirane umuwinga winjirana umwe ugenda ubara abantu twari dukeneye Kiwanuka ko aza kuba ari hejuru byibuze akaba ateza ibibazo imbere y'izamu ariko Kiwanuka yaragiye wa muwinga ubara aba defenseur umwe ku ruhande uwa kabiri Togwe urihe barongiye bitari ibyo rero kuri iyi mikinire ya Togwe ni umusimbura buri wese aba wikuraho umusimbura wa yacyakora zi timing nk'umwataka akina bike byiza nyine ndakubwira ubushobozi bwe ntabwo mbuhimba niba nkubwira ngo ntabwo ashobora kwirukanka ikibuga cyose ibyo birometero ntiyabishobora akaba ari umukinnyi mwiza muri box ubasha gukora finishing akeneye baba winga bazamuka bakora ya macross birasaba ku kirenge ku mutwe ari tayari birasaba massage tuzareba sezo championa nziza kandi numvise ko Fabrice ngo igitekerezo cye cyihuta kongera abanyamahanga aho niho mbyemwemerera ahangaha niho mpita mvuga ni amashyi menshi we n'abazamu 12 nashyireho 12 ukomere uzakina apereti izana kabiri mwiza gatatu mwiza mu byiza w'umunyamahanga kuki Tanzania byashobotse umunyarwanda akajya yipimaho umunyarwanda ushoboye akine kagame biranze ugaruye Ombolenga nkuko muri aperi kuba Swana hari bitabuza Yunus gukina cyane kumbwira ngo Adolphe ngo yaguzwe kuko ari umunyarwanda abanyamahanga aperi yaraguze hagati benshi ariko ruboneka arahari ntakorwaho urumva ngomba kuba Claude nuko umunyarwanda ushoboye n'ubundi azakina ariko abanyamahanga biyongere reka tuze dukomeza tubabwire ko TG Automobile aba n'abahanga mu bucubo kurasariya Gorilla ni umunyantege nke ni gute bapezanya umwarabu na Kirasare mpaka durombira imbere na Rigani ari kugira inama Gorilla ni umunyantege nke Rigani Rugaju na Gorilla ni umunyantege nke kuri aperi yego nucaba cyangwa ni ku mazina ariko oya aperi ni ikipe ikomeye nkuru aha ikagira umutoza w'umunyamahanga w'umunyamaroke ushatse ibintu byose byaba abatoza uko bahembwa Gorilla na aperi ntabwo bihura umwe ari muri za 28 none ni gute umbwira ngo 45 twagiye kuruka ari 2 sinzi ko karenze unyumva ushaka icya gatatu noneho tugiye kuri Kamaramaka 45 umunyamaroke n'umunyarwanda ninde ukomeye koci w'umunyamaroke sinzi ko murimo kunyumva turi kubyumva umutoza w'umunyamaroke ufite abasimbura beza bakomeye kurusha abagorira ahantu hose urarusha Gorilla yabonye ko yibeshye mu izamu ahantu hose aperi urusha Gorilla uwo mutoza muvuga ukomeye Pierre uramufite kuri bench niba Adolphe yagutengushye shyiramo Pierre ufite bazana ka gafoto ako gafoto mwe mukazi toza nabanyaganira na Diane avuga ko agomba kujya mu matsinda we na Adil urabona ko barakoranye neza tatanje Adil yari yungirije Abdel Muntaleb mugarura mufashe urumva rikari umujyi umwe ni gute iminota 45 umutoza w'umunyamaroke ubusubi ntabwo yaje nta n'ibipapuro tukavuga ati ibintu akoze afite ubwenge afite IQ iri hejuru uyu nawe azabikora mu wigi Magnifique ufa na aperi nawe ndarabyibazaho ni gute 45 noneho Kamaramaka kirasa we Gorilla wangwiriye ko napanze ikipe nabi none amayeri yanjye ngiye kuyagaragaza mu gice cya kabiri plan B abaraye baserebura ngo Rigani ngo yazonze ikipe ngo yazonze umwarabu kuba ari kuri bench Rigani cyakora n'umubonye bari bahagaze ari batatu naho nyama bari bahagaze ari batatu ari Kirasa Abuba Sibomana na Rigani ni Pep Guardiola bajya inama bavuga bati tukora iki ntidutsinda kwa kundi na frustration y'igitego kiba gihushije agacupa gatero agakubita hasi nka Pep Guardiola ni Pep Guardiola Rigani ubundi batsinda cya gatatu umunyamaroke ariko imbaraga na Rigani aho nagira mu ni bwoba pre-season aho ngira mu bwoba uzabugira bwinshi aho ikipe nkuru tugiye kuri 40 uzara abakinnyi nk'aba Pep abatoza nk'aba Pep ibi bibeshya mu 45 ni nkeya kuri Pep ni myinshi azi ari busimbuza abakinnyi bahe azi niyo wabatsinze Man City bibiri ku busa ntabwo umutima ubutuje uravuga uti Pep ni ngombwa igice cya kabiri araza Magnifique umutima ntigeze utuza kuri Paris Saint-Germain
first half yarangiye ntibyari 3 ngira ngo byari 3 ku busa. Magnifique avuga ati ntiwamenye ati birakomeye Chelsea sinizere ko butsinde. Ni gutumbwira ngo ikipe nka APR iminota 45 igiye gupima abatoza bombi. Kirasare nta mahirwe uri bumuhe mu gice cya kabiri. Uravuga ngo APR musimburizo yayo irakomeye. Coach ni umuhanga kurusha Kirasare ku rupapuro. Ni ngombwa agomba kugira amayera atuma atsinda Kirasare niyo byaba 3-2 bigoranye. Ariko ni ngombwa we agomba gutsinda iyo match. Reka turebe na Mukura byacitse. Dore foto nziza cyane. Ariko iyi ngiyi ntabwo ariyo kuri match ejo. Ndi mu myitozo yabisanzwe bajya korera. Bitegura match ya APR. Cyane. Na za Botafogo zageze itsinda za Paris Saint-Germain kandi ku mazina aho ngaho ntago biba bingana. Icyo twemera umupira no. Umutoza wa APR yitwa nde? Abdelrahim Taleb. Ngo ni professor ngo atumyaka ingahe? Ngo ntabwo ariko usanze. Ikibazo mugiye kumutoza murakayabye umutoza kandi kumukina akabira gishuti. Taleb atumyaka ingahe umutoza wa APR? Mureke turi match ya Mukura. Umutoza wa APR afite imyaka ingahe? Afite imyaka 61 n'ibiri. Buriya reka ari ikintu maze kubona Kazungu uzacyanariza urebe aka kanya bashobora kuntera amabuye ariko kizagaragara mu myaka iri imbere. Uyu mupira turimo wa Afrika uze kwicara wanariza. Nujya kuri Miguel Cardoso umutoza wa Melody 53. Nujya kuri Jose Ribeiro umutoza wa Lahiri 49. Nuza kuri Fadru wa Simba 40 nuza kuwa Yanga bari gushaka 38. Nujya kuri Rorani Mokwe na USM Marije ureba imyaka barimo. Ujye nibura ureba abatoza bari kuza ba Arteta n'abandi imyaka bafite byibuze bari integra. Yego nuvuga ngo kiragano gishya cy'abatoza n'imikinishirize y'abakinnyi biki bagenda biyadapta. Urebe no mu makipe akomeye yose abo batoza b'imyaka ya za 60 na abenshi bafata nko ziripendwa niziripendwa uyu ariko ntabwo wakagombye aracyari batwiyereka ariko wowe uragera kuri iyo myaka ufitiye se nemere ko Ibenga ifite wowe uri Ibenge urayifite wakoze iki Ibenga agenda ku bikorwa bikomeye uyu munyamaroke reba imyaka afite ubanza urebe seveye mbwira seveye uzahita ushyiramo akantu ku myaka 60 agerageza mu bwoba nibyo atoza hano 4-5 yo guca impaka utatsinda Kirasare nuhura n'abayibenge ari uzi ikibazo kibaye no kunganya turacyari mu mikino nuhura na Rurani murarwanira mwembi kujya mu matsinda Musa Kanizi yose nta mutsinda muri weekend Kanizi yose nta mutsinda muri weekend nabwo muzakaraba Kanizi yose umukuru oya nta mahirwe umutoza yavuze ko amatsinda yazi ariko yakunyomoje na za Difa na Zande yagiyemo yakunyomoje urumva ko ashaka amatsinda wewe uvuga ko ari procedure none se umufana wa Peru ntashaka amatsinda Karenzi yavuze ko ari procedure Karenzi yaravuze uko byamera kose apende no kujya mu matsinda yarabivuze ariko intego yabo yarayisobanuye nagiye cyo gutegura Rayon Sport na APR nijya mu matsinda nta rimwe nigeze bincika mvuge ngo APR na Rayon siza amatsinda uramubeshye ariko yabisobanuye okay Karenzi ari hano icyo nemera bafite intego z'amatsinda ariko ni process APR imyaka imaze yashaka ntiyigeze yajyamo bivuze ngo hari icyo bisaba igomba gukora urakibona uyu mwaka ariko iyo bavuga amatsinda ntago bivuga barabitegura nakubwiye ko habamo ibintu byinshi habamo tombora nziza habamo amahirwe abakinnyi bakomeye habamo ibintu byose abatoza bayeza match yarirangiye yego umutoza wa APR yemera Kirasa avuga ati ndakwemeye rwose ati wagize match nziza niyo mpamvu navuye ngo 45 ya APR na Gorira nagerageje kubaza nayisanga mbwire ati ibi nakino urabona yego APR na Gorira bapezanya Kirasa ararasa umuntu ikimaka APR ikanirwa gutsinda Gorira nabura kugira ubwoba gute gusa nanjye hari Gorira agomba kurya bine mu gice cya kabiri umuntu wa hafi hari umufana wa APR kandi w'umusesenguzi bambwira ati umutoza ndacyafite maka ntabwo aranyereka ntabwo ndabona neza ndatekereza ko ntabwo ni mu mitima y'abari bahari n'abayobozi ariko bashobora kuba baratanya ako kantu niba 45 tunganya na Gorira 2-2 noneho bigiye kugaragaza ko APR inkuru kuri Gorira igomba kurya ibitego 2 mu gice cya kabiri bikaba 4-2 uko byamera kose uzabana izamuri iyo defense bisi izamenagurika ibirahuri kuko impinduka APR iri bukore niziri bushyire ku gitutu Gorira irayishika ikipe nkuru iwayo uri ishote yanga muri penalty wajangu iyi ni basket Kazungu bagiye mentality niyo mpamvu Pep ni ikipe no ya Pep wakumva avuga ngo
icyatubuje gutsinda nuko ikipe bagiye kugarira bose inyuma arabona penalty kugarira kwanyu babateza ibibazo uzi ko ibintu muri kuvuga nibagiye ko ari umupira w'amaguru iyi ntabwo ari basket cyangwa ntabwo gorira ambwira ngo mu gice cya kabiri ngo yirwanyaho ngira defana ngo niyo mpamvu aperi yangije na gorira oya aperi agomba kubona ibitego bibiri mu gice cya kabiri bivuga ngo jewe ndakomeye kurusha gorira ntabwo ari byari jewe niteguye kujya mu matsinda gorira yakanira yagira itege ndi mukuru kuri gorira umupira w'amaguru mbabwira ngo ine yeza kuba draw mu minota 90 ariko nabyumvamo kimwe mu gice cya mbere igice cya kabiri aperi yakibonye mu gihe aperi ashaka icya gatatu gorira yitungura ikiramo bibiri ijya kurangira biba draw ariko first half bibiri muragiye kwitegura muteguye abakinnyi basimbura murongeye bibaye 0-0 mu gice cya kabiri ukinagira umupira w'amaguru gorira ni ikipe umupira w'amaguru uyu nundi proje waje muri aperi itandukanye na basket utandukanye na volley aho amazina no mu bushobozi bw'abakinnyi ikipe ikurushira gutsinda ariko football tujya tubonamo reality itandukanye ko ushobora kuza uri ikipe nziza y'amazina ikomeye ugatsindwa n'ikipe iri hasi cyangwa se kakurusha cyangwa se kaza umutoza akavuga ati tujya gufunga ikintu cyonyine kiri positive ibyo bibaho byabahora no kuri aperi na kuri aperi itegura kujya mu matsinda ibyo tubwira uri ko wowe ushaka izajya mu matsinda ryari uyu munsi oya amatsinda barategura ntago bayavuga ibyo avuga impamvu bishoboka aperi ari witenseri hano yego muri champion inyamirambo ibyo birashoboka mu mpira yananiwe na Rutsiro baranganya 0-0 ariko kuri aperi irimo kwitegura amatsinda icyo kintu abakinnyi ba aperi bagomba kucyumva kubera ko iyi ni pressure mubashyiraho rero ikomeye cyane nuhura na El Hilal yego irakurasa bibi cyane ntabwo uri buvuga ngo ibi nibi El Hilal ishaka amatsinda nawe urashaka reka El Hilal none se reka nkubaze El Hilal ihuye na aperi sikomeye ku mazina El Hilal ubwo rero yatsinda aperi ari Hilal ihuye na aperi ariko uri kuvuga ku makipe akomeye ibikombe bitandatu ya shampiyona bikurikiranye aperi ikipe nkuru y'ubukombe iyi isanzwe twara bino bikombe wowe turi kureba aperi ijya mu matsinda aperi yahuye n'ikipe yo mu Rwanda isanzwe ntabwo aperi izakina na Gicumbi aperi twe bitandatu yikurikiranye none se murajya mu matsinda yajyamo nonaha aperi ni ikipe yo mu Rwanda irakina niyo mu Rwanda gorira igomba kuba iri hejuru ikipe irwana no kumanuka igomba kuba iri hejuru hari igomba kuba iri hejuru kazu hari aho ntemeranya na Naisa ni pre-season nibyo ariko muri pre-season ufite abakinnyi bashya bashaka kwiyereka abafana umutoza ubwe ni mushya arashaka kwereka abafana n'abayobozi yitandukanira kubemeza kuko burya kwemeza ni kare ntabwo wemeza nyuma utangira wemeza niba rero Togwi aje mu minota 45 azi ko ikipe yabishyuye ari 2-2 gorira ikamunanira akaburamo igitego wataraka kibura Mamadusi Mamer Dao ndavuga mu gice cya kabiri nawe ntibivuze ko atatsinda bitatu niba yaratsinze bibiri sibyo Mamer Dao ruboneka bagashaka igitego ugasimbuza ugashyiramo abo bandi bose igitego kikabura aho umufana aramutse avuze ati mfite impungenge ku mutoza ntiwamurenganya ariko nanone igihari ni ukuvuga ngo ni pre-season umutoza arahindagura abakinnyi bamwe ntibarakina abo base Kiganda n'abandi wenda si ibyo ashaka ntibirakunda wenda harimo utuntu twinshi two kuvuga ngo wenda bizaza urumva match amikara ziracyahari harimo kura hari indi nabonye niye ashobora kuza national yari yose hari Azamu izaza hari za super coupe hari igihe cyo kureba ibyo umutoza ashaka gukina ibyo ari byo ni nabyo ari kugerageza rega muri iyi mikino wari kugenda rimwe atakaza kuko uko akinnye igice cya mbere si uko akina igice cya kabiri approach yari afite mu gice cya mbere arahindura completely agashyiramo abakinnyi akabatuma ibintu we avuga ngo reka ngerageze ibintu byanjye nujya kumushyira kuri pressure ngo tsindagurira ariko kugira ngo ndashaka ko Alex bazanye bambwiye ko ari gatatu ise yabikina neza yamushyize kuri gatatu ubwo urumva yatsinda uko byagenda kose uko byagenda kose uyu mutoza wa APR ashobora ko atazi APR kuri super coupe umutoza wa APR afite excuse nkeya ugereranyije n'uwa Rayon sibyo afite abakinnyi be bose intwaro ze zose imbere ye na Clement Sfaxie yasaze APR stand ya iri clear
nta mukinnyi ugurishwa wacu, dufite ibyo dutegura. Umukinnyi ni uwacu, afite amasezerano ya release clause, ntacyo bivuze. Tuzaganira n'umukinnyi wacu, azaguma hano, uretse nawe nta n'undi ugurishwa. Ni ukuvuga ngo groupe yabo irahari, ntibafite gahunda yo kuyihindura. Niba ufite ikipe kugeza uyu munsi ukazakina Super Coupe, tukabona Lotifi wabonye groupe nabi mu by'ukuri, abakinnyi be baza nabi, umutoza wa fitness aje nyuma y'ibyumweru 3 na precision yari urabona ko itarimo igenda nkuko umutoza bikwiye, no kudoda. Nitugera mu kibuga tukabona Lotifi ari hejuru ya Karedi, izaba ari ikibazo. Umufana azaba afite impamvu zo kumushidikanyaho. Ibyo muri kuvuga gutya na Isa nanjye ndabyumva n'ibyo ariko ntaragera, byaba kimwe ku busa 2 ku busa, umuro wabo watse. None se APR nayo ni igitsinda, aho nimuzavuga muti ikipe irakomeye. Rega APR niyo kipe ikomeye mu Rwanda, ibyo ugomba kubyumva. Niyo Giant, sibyo? Njye mvuga ko ari ryo bendera umundi ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, niyo kipe ifite ibikombe byinshi. APR nka Bayern Munich mu Budage, ndizo za Dortmund. Dortmund ishaka kuzigakora ibintu, iyo Leverkusen kuzikabikora ikazima, ariko Bayern niho rikomeye igihe cyose ibaho. APR ikimeze kuba APR yatsinda Rayon si igitangaza, nose kubera yatsinda APR ikomeye nabyo simbivuga ngo ni igitangaza, ariko bitewe n'uburyo bose biteguye. Lotifi atsinzwe, ari nabyo Karenza avuze. Lotifi atsinzwe, irahari bari kumwe. Lotifi n'uyu munsi nose mwaretse abatoza bagategura ibintu byabo, ko Super Coupe iri mu kwezi kwa 8 kumwe nabo ishyoronge akakanya mu byo bari gutegura. Turanaliza ibyo bakinnye, ntabwo tuzareka kwanaliza se. Azajya akina na Gorilla, tuze kuri mikoro niko kazi. Ariko ntabwo akakanya yatsinzwe na Gorilla cyangwa anganyije na Gorilla wahita uvuga ngo Super Coupe izayitsinda. Erega wowe igitekerezo cyawe ufite nta wakirwanyije, hari uko ubyumva. Ariko twebwe kuba yakinye na Gorilla tukabonamo ibihanga, tugomba kuza tukabishyira ku meza, tukavuga ati mu byo tubura turi kubura tushe yawe. Kazungu aragira ati iminota 45 kukuramo igitego kirasaka gufunga kuri coach uvuye Maroc, kirasaka gufunga na Pep Guardiola Rigani na Abuba Somana, ari batatu bakagufunga. Ibindi byihorere hari na Pep agenda draw ntabwo bikunda. Ariko ntabwo ibintu byose ataka mwereke ko ari ikipe nkuru, ikigaragaza ko ngira ati 2-2 ariko byibuze batipote 3. kandi nyine nakubwira ngo bahushije ibitego byinshi mu gice cya kabiri, ikigaragaza ko Bane Slaughter abatoza bakomeye cyabigaragaje. Liverpool murajya hafta mu gice cya mbere 1-1, igice cya kabiri uraterwa byanga bikunda. Aho bari guhatanira iki? Wasimbuye bari guhatanira iki? Ni igikombe na amanota. Kuri coach n'abamwungirije bose b'abanyama iyo biciye bajya inama kuri iyi bench tubona ya Abuba, Kirasa na Rigani, APR igomba kubiri hejuru, ngomba kubiri iri hejuru. Niyo mpamvu yagomba kurya 4, match yagomba kurangira 4-2, match yagomba kurangira 5-2. Yahushije ibitego byinshi kubera ko APR ni nkuru kuri ubwo rero nizo mpungenge. Twakomeza tujya kuri makuru, ariko impungenge zaraho ngaho ni gute Kirasara pezanya n'umwarabu bikarangira igice cya kabiri amufunze ngo abakinnyi ngo bahise babroka. Raisa ariko nyamara ishyira kuri fresh igihe kiracyari muri Murera ariko